boss ikitora naje muri gahanga nanga tuba turi nanga dukorera ambwira rero nyine ni gudima ndi mu kazi kenshi yaso urumva urabona ya mazu ari amazu ngira ngo babizi umanutse hajya hepfo ya Kicukiro mama kurenze kuri gare kujya hepfo gata amazu meza hari yuzuye meza menshi ubona ari munsi y'umuhanda iruhande rwa Gerrardson gishyashya ubatse munsi y'umuhanda y'amaparito meza ari yase ari amazu n'ayanjye buri hanyuma rero urabona kare amazu mu by'ukuri na aruzi ngo asa neza pe ariko araho ku gipangu hano hatarajya mu nzugi z'amagate uherukayo ryari ejo kari watwiriwe ko byaragiye ubwo niba rero byararangiye tubibaze gute mu kuvuga ngo buri kintu bambwiye kuri umukomisiyoneri ubizi ufite abantu basobanutse rero ndagira ngo shakira abantu shyire muri ariya mazu nizere ko ibintu bitabishidikanyije ko ngewe n'ubundi ngewe wangeze ibintu byose babyakemutse iyo bishidikanyaho ntagomba naguhamagaye cyangwa se simbanire yakubwiriye tayari rero urabonera abantu shyira muri ariya mazu basobanutse hano abantu kwezi kuzashira baba bibwirizwe itariki kagera mu kubona amafaranga yageze kuri momo apana ibintu byo cyangwa banke apana ibintu byo kujya kubishyuza n'ibyo nanjye n'abantu badasobanutse ngira ngo baciriritse wapi aho wowe impamvu usanga ufite amazu aho ugaciritse wowe ntabwo ubona ijya nemera akazi niyo mbona umuntu afite inzu ya fake nuko buri mbwiye ziriya nzu mpita mbona ko ziriya nzu ni izanjye ziriya nzu zamuhaye amafaranga hanyuma rero ubwo ndumva gahunda niyo njya ndumva ubwo wowe wagenda ukagenda ukashaka abantu nomero ya telefone n'amazu yose sariya yose urumva hari ebyiri nizo zimaze kubona abantu bajyamo izindi zose bura ntabwo kuko urumva zuzuye vuba abana bandi wenda bazane babandi ubona bashaka ariko ndashaka abantu basobanutse nyine nawe babyumva niyo mpamvu naguhamagaye uri kumva ayo ngayo bona yariye byaragiye hari umunyesudani ufite umuryango inanga umunyesudani uwo nari mujyanye mu Gatenga urumva nzo nabonye ariko ubwo ungezeho mbere uwo n'uwawe kabisa ndamushyiramo oya bazane mbere tunanikorera buriya ubwo rero birasaba ko nyine umpaye akavanze tukiyana urashobora akavanze nka hari hano hanze rega mugira ikibazo ni nka hari hanze rega bita umuryango arakodesha hadi hantu urumva tuba kumukura kumushyira mu nzu nziza ariko boss usinzi ikibazo cyayo nese kwa kavasi utaba mutaramuzana reba nkamwe naho ngaho uwo ngo warahari ari hano he uwo ngo umva kubwire si bari minsi 3 niba tutamusanga muri iyo nzu ni umunyesudani usanga mu munyamerika amatwi kumvikana si uzayanya kumvikana urabona umuntu mbese urabibona ufite adresse aho muri urahabona iyi no office ya Nindo urabibona ntabwo uzaza ngure wowe shaka abantu bajya mu nzu urabizi ko amafaranga tuguha ari amafaranga bababeshye se ntabwo amafaranga utarashyira abantu mu nzu mwaka ikibazo rero sasa wageze ahantu mu rundi rwego rw'abakomisiyoneri abo ngabo bemera ibyo ngibyo ni babandi badiciriritse twebwe ukuntu dukora ntabwo ari uko dukora dufite n'abantu turabafite ukimara kuvuga ngo shyiramo ibyo bita mukiramo nta yakikindi ugomba kuma avance nageze rwose ibi bintu urumva ntabwo nubwo aya mazu yubatse vuba ntabwo ari mazu yonyine mfite urabizi ko na hariya za Kimihurura uzi ko mpagira amazu agenda bizana ngiye kumaganika tubonye ko nitegeye njya kuza hano nitegeye zuba ryanyishe narategeza nabuze aho ninjira urumva ibyo ndahita tubyihorera urumva wenda akabazo kabayeho ntabwo banje kubaza ngo ubwo komisiyoneri aramoka agiramo yaba komisiyoneri ko nk'umwanya komisiyoneri wabigize umwuga urabona ko ngeze mbameze nk'azanzerereza urumva niyo mpamvu makubwiye ngo ababozi uratwahura none ikibazo gusa cyose ubwo ngo haya avance ukagenda ubazane ukagenda ukitwaza wanyizeye rero ndi umuntu uciriritse ngiye rero ndi umutubuzi wowe ahubwo reka mwereke kiramo hano kamo geragera 07 andika 07 siko ko nkwizere ko ndana ipata no mutwe nkwizere ko
simukadi kuba usenda menya ndarukana umunani cyangwa zanabikira ukashyiramo nomero za telefone ushyiramo urumva ntabwo rwose wavuga ngo ntabwo ibintu byiza rwose sinzi ko nakubwiye ngo bari ganze ibintu bibaye cyo kuranda bakizemo babiri uwo munyesudani na muturukiya so aya kuko ari wowe ntungiyeho wabwiye Uwiteka nti ni wowe mwami wanjye nta muntu mfite atari wowe abera bo mu isi ni bo mfura nishimira bonyine ibyago n'amakuba by'abagurana Uwiteka izindi mana bizagwira amaturo yazo y'amaraso sinzayatanga kandi amazina yazo sinzayirahira Uwiteka ni wowe mugaba wanjye ni wowe w'umwandu wanjye n'uw'igikombe cyanjye ni wowe ukomeza umugabane wanjye w'ubufundo bwatumye imisozi ingerera umugabane abantu heza ni koko mfite umwandu mwiza ndahimbaza Uwiteka umujyanama wanjye ni koko umutima wanjye umugabo twakwivumanira mania mano hari ukuntu ngiza nko kunsura hano aboro ninjye nyine byayo ngo byagiye nyine banaje mu badahari ni buryo twirwa tumeze bro ni nko muri Edeneva na Adamu Hi sorry ukomeje mu cyumba wenda namara gusenga nta bintu se wagiye hano sinjya muri sala wagiye ubuzima cy'umugiye nakabereye yose nahaze yes shit ni Diego Mane we kunzanira kabiri ziwe ako anyumva nanamusi mu rusengero ntabwo mu rusengero se wajya wicisha make byibuze ntabwo no ku cyumweru nsenga se mane gusenga uya abantu bose basenga se abanyabyaha ugira senga bro ese ngiye kuryama sorry ntabwo ni bro wishiri none se nkubwire kuri twaye byo gusenga none base wenda yuburetse kwinjira kuri telefone byibuze hano ushaka ikibazo bivuze nanjye ukajya mu mwanya byibuze naho bitekereze ibaza ari nka so ngiye njyambangama nkuko wumbangamira ko man noneho no kwihangana mwana se kubana n'abantu bize basi sinzi ikintu turi gupfa n'imbuja nta kindi turi gupfa ariko mwana wego ndi kuvicira kubana shiri wanjye basi nanjye wanyumva byibuze nk'umwanya nese ni iki kibaye ujya mu cyumba narambiwe ntukivumbure ujyaho ugenda ujyaho warangizanije nawe tuganira mbese imana bavuga ngo mube mu cyumba afata nk'umwana inzu tuyishura twese ibyo ni ibiki baye ntabwo umuntu bangamira imana wese wese agomba kugira nyine freedom mu bintu byinshi mu cyumba narambiwe nicara
nawe agushina ugiri ibintu mani ushaka buri munsi ugihinga ubayinga utuntu tukatuka Mike ikima tekumanire man match yashitse Mike tekumanire sorry tekumanire man zuri kuyenza match yashitse man ni match gucika bane harimo abantu bigana cyangwa se gutanga gukora ipad man byo sikumana bitari babiborosa ahubwo cyangwa bidapfa burundu muri we tugiye abangana bazana amasengesho za pasteri ngaha bagize match bajyamo baruganya burax ni cyane ni It's the officials plenty to sort those out. ngari tuni bisomye bizo Well, coming out to that, a big whack on him from Arujo, who's already been booked, and he's going to walk. And Barcelona are down to 10 men and their captain. Kutarya onside, good position. Find it. Wow! Kutarya, the former. Somebody shoveled it over the line. Dori gitego Is that it's Chelsea 1? Bonyo kufatema Step out and probably should have been spotted by his teammate who gave him the ball, Enzo Fernandez. Yellow card's been whacked. ya ntabwo biba byoroshye yagenze bite ntabwo biba byoroshye pe gusa wenda ibyo wambwiraga nabiteze amatwi mbitekerezaho ariko naje gusanga ari byo nureba wa muhungu nakubwiraga inshuti ya Dan ni Mike harya ubwo rero mba nagiye turabanye ibihe birakomeje biragiye hanyuma cyakora wenda hamwe no gusenga Imana ikagerageza koroshya ariko niba hari ikintu bita ubusinzi burya akabari ntabwo kabamo abasinzi Mike ni umusinzi Mike ni indaya narabikubwiye ubweta abantu mugiye kubana uzi neza imico bafite cyangwa bagiye kuguhinda tinya umuntu nabwiye ngo dusenge byibuze tugiye kuryama akambwa ngo ngo uvana agakiza aho ngaho wapi wowe urazana agakiza muri iyi nzu ngo hano ni mu rusengero se ambwira amagambo akomeye urumva shere abahungu baratandukanye neza ariko ntabwo nigeze nanga kugutega amatwi narakumviye bitekereza byibuze nanjye ndeye ko nahindura umuntu ariko uriya yarananiye umuntu ubwira iby'agakiza akagutuka ko bamubwire rero umuntu ugukunda wowe genda wicare fata umwanya uganirize Mike kandi na Dan nk'abantu mubana wicare ubicaze ubaganirize niba babasha kukumva n'iryo jambo ry'Imana niba babasha kuritega amatwi uribabwire urebe byibuza ko nawe Imana yagukoreramo ukagira umuntu uhindura byibuza Mike akaba yahinduka ku bwawe bikunyuzemo icyo kintu ndacyifuza byibuze utekereza ngo ugiye gutandukana nabo ntago ari wo mwanzuro wa mbere wowe wicara urebe byibuza ko Imana itanahagushyize kugira ngo uzaganirize Mike ahinduke icyo kintu nyitekerezaho pe sheri nzabikora ariko nabikora ntago nshaka kuhava ntageze ku ntego nihaye wowe banza ubigenze gutyo wicara umuganirize ntiwamenya nyine impamvu Imana yaguhuje nabo ikaguhuza n'umusinzi kandi udasinda wenda yagira ngo izakunyuzemo kugira ngo ube ari wowe guhinduka ahubwo ndumva nabicisha kuri Dan uyu ugomba kubaganiriza bose oya reka mbishyire kuri Dan kuko njye ndamubwira akantu akambwira nabi ngo nimumve imbere nyine wagira ngo namubereye icyangiro kibi ariko nanjye nkumva namutera byibuze nk'inshyi ebyiri nuko mpita nibuka ko nkijijwe pe natekereza ko ibintu ushobora kubyumva ukanyanga none navuga ati ndapfuye nahita niyahura ubwo rero
rero ugomba gufata umwanzuro wo kwicara ukaganiriza Dani ukamutuma kuri Mike nimba wowe kugenda ariko byaba byiza umwiganiririje nganirize uwo Mike byaba byiza uganije Mike ukamuganiza ku ijambo ry'Imana karabyibuze ko Imana yaca muri wowe kugira ngo ahinduke sheri ngewe byibuze reka ngira igitekerezo kimwe nimbona byanze byibuze uzabimfashe kuko ntako naba ntagize rwose yewe nta hantu nahurira n'umuntu usinda umuntu ugira uburaya nago twahura ngiye biragoye nta kundi kandi ntago mba nshaka gucumura Sheri. Hi. I'm good and you? Ntabwo ukonje cyane aho hantu uri ntabwo hakonje ego aho nyine washanye hita mu nzu yawe none ibibazo ko mwari nijoro twari kumwe wakundi ibikorwa by'Imana bitangaye sinibaza ukuntu hano mu Rwanda tuba turi kumwe muri Amerika byabaye nijoro ready no wageze no mu buriri Waweza kubyuka sangahe Honey, ushaka kumbaza ise kibazo ndi numva no ibibazo byose mbora bimbaje already. Shabe. Tende umunsi mfite urugo. Ariko akenshi iyo tijya nyine nkumva ndi bowling. Ndeba filme. Mariwa katune. Numva indirimbo nkiryamira nkaruhuka. Shabe urabizi ntabwo nkunda abantu kuva kera utaragenda pe ntabwo nkunda kujya ahantu hari abantu nkunda ahantu mba ndi jyenyine nibwo mba numva umutima wanjye utuje uri safe cyane cyane ko n'inshuti z'iyi minsi nta nshuti nzima ikibaho shiri bose barabizi ko mu rugo bansigiye imitungo yose rero bose uba wumva ari ikintu bagukeneyeho wampaye amafaranga se ngo wasuransohokana suransikisha suranyishyurira inshuti yanjye ukumva ko bafite icyo bagukora niyo mpamvu muri inshuti that's why njye ntagikunda abantu nyine abantu bose nta muntu ukigirira umutima mwiza mu rukundo ruzima inshuti aba akeneye ikintu Okay, I will try. Nzabigerageza kurumva no kwiga ibintu bundi bishya pe ko ngiye buri abantu narabahuzwe. Baby no se wandyamye ukaruhuka. Kugira ngo se kujya mu kazi uri smart. Wenge byuka saa 10 z'ijoro. My future husband uri gukoresha imbaraga zose Imana ije gushyigikira. Amen. Ngabone muri bus. Yeah, thank you. I will for sure. I love you more. Can I kiss you? Mwah.
ese mani izi nama wadutumije n'iziki oya ngiye kuba mbahamagaye mani mukabyibira ariko se none ugenda gake ntabwo turi guhura sibyo buri wese hano afite icyifuzo cyangwa igitekerezo simwareka tukajya tubana neza tudashondana kandi nanjye byari byo nshaka cyane kurusha ibindi ikibazo mani mugira amahame nkaho ufite amahame nk'abantu y'ababyeyi twe twavuye mu rugo tuvuye ku gisure cy'ababyeyi tuza hano naho ushaka kudushira ku gisure nk'icy'ababyeyi ariko mayi utekereza ko kuba umuntu acecetse nta mahane agira cyangwa adakubagana nk'uko uri gukubagana ahangaha okay umutuvuga icyatuzanye ntabwo ari njye mwaje kuvuga ngere ikinzanye ibintu byanga birajegaraye bimeze nabi kujya nta management ihari ariko tuyishyireho guhera akakanya ntago abantu babiri batatu babana buri wese akora icyo yishakiye undi akora icyo yishakiye ngaho turarya nkaho wagira ngo turi ibi ntabwo ngiye nshaka bikomeze ushatse kugenda biti n'icyo kibazo si gihari ubona cyakomeye ku buryo kimwe se hari ibibazo byinshi cyane cya mbere Mike ntabwo yumvikana nicyo kibazo ugomba guhindura utagihindura tukareba ikundi kuntu tubigenza ikindi ibintu byangaha rwose by'imirire wapi ntabwo kurya ari uko tugiye guhaha buri kanya nta kintu hano umuntu yahita yibwiza ngo ateke wapi dufate umwanzuro byibuze tuyiduhaha dukore gastoke ku buryo isaha ku isaha umuntu wataha kare yaba twasanga yanatetse mu gihe undi ataraza nta by'agasigane niba ngewe ntetse ku wa mbere uyu yateke ku wa kabiri gutyo dusimburana mu gihe nabwo habonetse iki umwanya nta gasigane ubugeze hano mbere agateka ngewe ibintu byo guhora dusambaguranya wapi ndabihaze ndanabirambiwe iki gitekerezo tubwiye cyabaye sawa ngewe nshingiye kuri ibyo byuvuze kandi ibyo binakenewe uko mbyumva ndumva wenda twafata ikayi tugakora liste y'ibiribwa dukeneye hano n'ibyo twazajya turya n'umunsi twazajya tubiriraho niba wenda ari umuceri umunsi n'uyu izo mvange ku kawunga ubugari niyo tukabyandika mu ikayi tukandika buri biribwa byose n'ibiciro byabyo hanyuma tukabihaha byo muri firigo tukabishyiramo byo mu tubati tukabishyiramo tukicanye dufite stock n'umva ari byo byatworohera numva dukoze liste tukagenda dushyiramo buri biribwa n'amafaranga yabyo tugakora totali y'ukwezi tukagabanya gatatu buri wese nyine yahita abona amafaranga asabwa ubundi tugateranya tukajya duhaha ndumva nabyo dufasha cyane kuri icyo gitekerezo wari uduhaye cyo kuba twajya dukora stock wenda wowe urumva byashoboka naho n'ubu byashoboka ariko se Mike arabyumva gute ko ajyananirana atajya apfa kumva ibi ngega nacyo kimbangamiye Mike warabyumva ute kugira ngo nyine iki gikorwa kibashe kuba cyagenda neza ahubwo se ubwo yabyumviye ukomeze numane bitari nakomeye muri mu plange igenda gutekereza nese ndavuga ubuzima by'abantu babiri rega nawe uri umuntu hano ufite uburenganzira bwo kuvuga ikibazo mu kintu by'abasaza ariko ibyo tuvuze ntabwo ari ibyo dufatiyeho umwanzuro twe turi kujya inama igihe gavuze uko abyumva nanjye mvuga uko mbyumva nawe nyine duha igitekerezo cyawe niba nawe utari no kubyumva utubwire igisubizo kizima kuri iki kibazo ezima niba ndi mu kompiki niwe nta ndi ugendeye ku byanyu ubwo wiyemeje kugendera ku byacu ntabyo kuvuga ngo ni mugeze umwanzuro nibyo ntabyo kuvuga ngo gukoropa ngo guteka ngo twebwe tubikore nawe ugomba kubikora ibyo ngiye nkoropa mwazanye umukozi mana akabikora ngo tuzane umukozi ni akazi umukozi utaha ntibahari se hanyuma agahembwa iki ntabwo tubabara abantu batatu bacyo tumuhemba mani yazajya agakoropa agacumba agateka ako waretse kwiremaza ukareka kwigira gutyo mwana ubwo ibyo umukozi yakora utakora nibi nese ngiye manero ngo isukuri hari gihe ntananiwe hari gihe ntaniyagiye none utabona nzo wakoze ubu nzava mu kazi dufatana nanyuze nkajya ka brochette kize nk'inywera ku gacupa meze neza mu nda genze mu gikoni bro naba nkubishe wafashe umwanzuro so ukajya urigije zo brochette mwana nge ibintu uyu muntu ntabwo yumvikana mwana nese tuzana uzajya umuhemba rero uzajya umuhemba kuko azaba yakoze ibyanjye gusa ntazaza agafura imyenda yawe ntazaza agakoropa aho ugomba kuryama agafura n'amashuka tujyamamo turi batatu kaho uzamuzana ajya gutekera nagufurire twebwe twihorere ariko wishyura inzu
ese byishinzwe bizigarutse mu kibazo kigarutse mu gute ibyo ubundi waraye wishyura sida no yisho yishyura se nge nta muhaye hano se ntidufatanye mani ije kubana nawe ndabona bikomeye mani igihe ufite ibintu uragenda amagufa ugafunga umutwe ufunze mani uruhamo tubane uranafunze umutwe rero wowe wambona nanagucira ngo nge nko kubitanga wowe nafunze umutwe ndeke mbabazi ariko ndoro genda senga se inyama wayiri uri genda senga ntago ndi nkawe Diego Mike please ariko ahinduke mwana mungarakabye buri kintu uko mudahuza cyangwa uko mudashaka kubana mu uyu mujambo cyambere arakabishya akabasha kushaka ku kinyabufura nk'icyuma nko cyangwa mba munzu okay reka twanje mbere navyo kangakopuwe nabyarambye okay Mike please Mike umva mubwire sibyo wandika ibyanjye reka dukore iyo liste y'ibiribwa dukeneye sibyo ibyo bindi tuzabishakira umwanya wabyo Nikoze abantu b'abahungu batatu sinumva ukuntu baza kuba mu nzu mu mujyi wa Kigali mwariza mukamara amafaranga yo kwishyura ku gihe ko mutanga amafaranga yanjye ifite byanyu nakoze ko twagusobanura uri kuvuga tukaba twagusobanuriye wansobanura iki wowe kwanza nangomkana nawe we Dan cyo twanya amasezerano suri nyine ratwihanganira ntabwo ari ikibazo cyo kuba twakinze kwishyura kuko nakavuye mu nzu reka kuna makaro yanjye ari gusa Jesus Christ we hano ko tutarakoropa ariko twari tugiye gukoropa shinji umwanda iri vumbi sekunde intebe zikari zacu n'izabo nizanye ariko ziri mu nzu yanjye ntabwo ngiye nkunda abantu bagira umwanda mu nzu yanjye okay muzanyishyura ryari amafaranga yanjye ndayakeneye aka kanya tariki zirenze iminsi 2 nabuje nyine ikibazo gihari nuko umugenzi wacu ntabwo yari adaha amafaranga dutegereje yuko azanye akayadaho tukaza kuyakuzanira ibya mugenzi wanyu I don't care nagiranye amasezerano nawe Dani niwe nahaye inzu yanjye uwo ngo ntabwo muzi n'uyu nguyu wicaye hano ntabwo muzi ni weho nzi urohereza amafaranga ryari nimabuje basi hangane iminota mikeya tumurindira ashwe yambwiye ko yenda kuza nahagira nyine araduhereza natayabona ntabwo muramo amafaranga ntabwo muranyishyura inzu yanjye don't say that ntabwo ndi kuvugana nawe my friend show some respect to me tuganire mugenzi wanyu natabona amafaranga ntabwo muranyishyura inzu yanjye turaza kwishyura sangahe bitarenze sangahe basi bitarenze ejo ntabwo ejo hagije kamubwire ngiye kuguha amasaha 4 turi saa 6 saa 7 saa 8 saa 9 saa 10 amafaranga bageze kuri konti natageraho ngiye nkaza mu rugo rwanyu nanone nje kwishyuza ntabwo ari ibintu byumvikana kubona umukobwa nkanjye mba nyiza kwishyuza abasore banduta ese mabira ndani sikarbukambira ubona bino bintu bibayeho ntiwakwihangana basi wenda duhe umunsi w'ejo gusa ko wenda amasaha ngiye kuba mu nzu y'umuntu ugendera ku mategeko y'iyo nzu twasigaye isezerano ku ya mbere z'ukwa mbere tuvugana ko uzajya unyishyura amafaranga ku ya mbere ya buri kwezi and what's the meaning of this shit okay ntacyo reka mbi ndebe uko mbikora aya masaha narajya gushira n'amaze kubasoresha narenga ndabapiraga mu wanjye ngenda n'abantu bari strict bagira gahunda akoze imana ibonye nawe ubu Kimwe mu by'ingenzi wabura kikabangamira igice kinini cy'ubuzima bwawe ni ukwambara. Twese turambara ariko dutandukanira mu kwambara neza.
DC bisobanura David Clothing Limited ni igisubizo kubifuza kwambara neza. Tubadodera kositimu nziza cyane, ku bagabo tubakorera za bakosi nziza muri gukunda muri benshi. Tubakorera kandi imyenda y'ibirori, tudodera ibigo bitandukanye, amahoteli, ibigo by'amashuri, amakorari n'abandi benshi. DC nitwe twambika ibyamamare bitandukanye, abahanzi, abakinnyi b'amafilimi ndetse n'abandi. Waba uri kure, bohereza ifoto yawe gusa tukakudodera imyenda yawe ikakugeraho aho waba uri hose ku isi. Tudoda n'indi myenda yose tutavuze, unafite design urayizana ukatwereka ifoto. Kandi tugira gahunda, abifuza imyenda yuzuye namwe irahari. Dufite shop irimo icyo wakenera cyose, n'amashati meza ya made in Rwanda arahari. Dukorera i Kigali mu nyubako ya Chic. Waduhamagara no kuri nomero 078 50 79 72. Iri no kuri WhatsApp. DC icyubahiro cyanyu kiri mu biganza byacu. Wow.